mushiki wanjye nguyu bose ani Paul ushatse wagenda muraza ko ntabwo muzi gusura ko wenda uyu ni umunyamahanga ntabwo byakunda ndabona ari umuzungu ikinyarwanda arakivuga cyatari she's my sister mbese ko atazi gusuzanya se mu kigo bamenye n'uyu wavuga mwite akarabo flower kumana nankalabona Nikira mushiki wanjye neza ati wajya gukora ku bitamba byawe kareka mushiki wanjye sikundi kureba kunameze ese wamuretse wagiye ukajya muri gahunda zawe rurimo ubu ngubu nibyo tujye kubipfa utangiye gukora ko no so narivoka utangiye gukora nkaho ugiye kugura cyangwa n'imineke iyi murakanda kandi ese wamuretse urimi bane kandi umuhaye uburenganzira bwa mama wawe nyine se wagiye ukabona akavanga batangiyewe nanjye mbahana ntago abahangaha hari umukobwa wazanywe na mabuja ahangaha arahaba mino minsi arahacumbitse ariko anytime boss yashatse aramwirukana ariko se wamuretse igihe nakwiyamiye nkavuga ko umuntu tutagomba kumukora uramushaka icyo ariko se wamuretse uramwumva suko ameze uri umuganga uramutera icyumvirizo uri umupfumu uri iki cyo kumutera indasago se turetse kubeshya umwana wabona musa niba imisasa afite ariko se musaza wawe ntabwo yaje kureba ngaha uriya musaza wawe nabonye ufite indi meze nk'iromba we ntabwo namubonye uriya mugabo none waje no kukureba ahangaha wowe usiye ko boss ndabyihoreye uriya mugabo ndanamuzi Gaspard sinzwe amuzi uriya mugabo umukomisiyoneri Gasupari ngo ni musaza wera none se kutangiye kugenda umbangamira ngera nakubangamiye cyane kubaza niba umwana amuvukana rebe ko uyu ni mushiki wanjye yitwa Akarabo Flower ngo mukora bwanyu isanzwe ngo mukore isanzwe no gutatanya kuza bana ngo bose bana burezi bene ku mushiki wanjye uyu ni mushiki wanjye yitwa Akarabo Flower ndamugu presence musuhuza muhitegeko rero batamuhanye muhobera sirangeze ngo genda boss hari mwe byonyine genda ahubwo uzi ko abakobwa biki mwananiranye ubu uri mumbo wasaze ugize kunda abakobwa kandi abakobwa bagenzi bawe toka onaga ari mushiki wawe ni mama wawe se ariko abakobwa bazagemera gute nawe ntabwo uzi gusuza uraza ukamera nk'ikigoryi hano nk'ingurube boss yakubwira mara kubwira byo gusuza aho twategeye kuvuga boss mu by'ukuri uyu mukobwa nzanyanga n'umushiki wanjye nabikubiye kandi wakoze kunyemera ko ngomba kuba ngaha abandi bose babyanze boss ngene babyemeye ngenda muhobere namwibwije muhobere neza ako kana gafite imyaka 10 boss imyaka ngafite imyaka ingahe 14 nadaruzi imyaka y'ubukure ribu ni muto imyaka 14 yitwa Akarabo Flower afite imyaka 14 agiye kuza imyaka 15 yabaganya Rutarama ariko yavuye bitewe n'ubuzima nagari ubuzima n'umugabo nishimisha mubiri boss yamushakagaho amubwira ibyo ngibyo Akarabo kariwe ye nitwa dogiteri cyangwa pasiteri byo bahitamo cyangwa ukanyita kanini izo nshingano zose nizanjye karibu rero we kwicara wowe cyarone rwa mushiki wawe ye nitwa Mujomba Mani Power ucara hangahe ari imyaka 14 ari hafi kuzuza imyaka ingahe 15 ariko gutambye uzikora neza ko kwita Rudoviko wa Rudoviko ni umwana twiganaga aya nande ko witwa uwo mushiki wawe se ari hehe ko nawe ngo uwo mushiki wawe yaje singuyu uyu ni mushiki wa bametse
uyu niwe mushiki wawe Bame ntabwo wababwiye ko uri umumetisi arabizi kuva kera mabuja arabizi bame ngwino hano ngwino hano Reste calme. hano Eh? hagarara hano ngize ukuri uriya mukobwa ni mushiki wawe Eh? uriya mukobwa ni mushiki Ntabwo wawe ubona asa n'amaso ko abikwihera bambe uriya mukobwa ni mushiki wawe cyane. uriya mukobwa iriya myenda yambaye urayizi uriya mukobwa ukunda sura abona uriya ari mushiki wawe Hasi imyenda nayo iri mu isano. uriya mukobwa iriya myenda afite uzi ko yagenda akayigurisha akabona ahantu arara urabizi Irahenze se? uriya mukobwa usa neza kuriya yaba mushiki wawe gute Erega kamonze nkubwiza ukuri. bambe Wowe kumbona ahangaha. I'm not here. oya ibyo bintu wibyivugisha nshaka kumenya uriya ni mushiki Let wawe me tell you true. If you see me where? bambe Tedi mumetisi. bambe ntabyo kuba uriya we n'umumetisi nabyemera I'm ariko not wowe here. I'm not here. Je ntabwo ndi uwahangaha. Hano. Ntabwo ndi mpari. ndabizi Njye ko mbari mugize n'ahari. kumbwira ngo papa wawe ngo yakoraga ngo ibintu by'imihanda ngo yari umubosi cyane ngo uko ngo yagiye ngo Ari umuzungu. nyine ndabyumva ibyo reka tubyihorere akura mu koga Turi abadage. Ntabwo ibi byo kumva ngo wambonye ndimo ndavuga. Ubuze nuko utarumva mvuga igishibiridishi. ibyo tubyihorere bame ikintu nashaka uriya mukobwa ntabwo mushaka hano ngewe Erega ibyo umavuga byose ntabwo uri buze gukunda. Abantu bamwishimiye. Mabuja wa uriya gisore mukobwa arasa neza nta bibazo ariko se afite ikibazo ni kimwe abanyarwanda mupiki nta bibazo afite ibibazo se bigaragara he ega abantu bahisha ibibazo mu masura yabo ibibazo kugira ngo azane umwera kugira ngo umenye ko afite ibibazo iriya myenda yambaye ahantu yavuye yahavuye yibye cyangwa niye ubu ahantu bamwadopse hari mu bakire umugabo waho noneho ashaka kwita ku mashini umwana avuga ati none ubaje hano rero ubase umwana avuga ngo reka da sinshobora gutakaza ubusugi bwanjye ku muhungu cyangwa ku mugabo wubatse arangira bati reka mpamagare musaza wanjye bitewe kutana ko telefone yanjye Suzana yagiye se toilette ahaje avuga ati ariko indi nimero yajyaga mpamagaza ahamagaye my friend from village arangije amaze kumuhamagara arambwira ati how are you and aramusubiza ati fine thank you aje amubwira ati se where is my brother ari kwa Kanimba ati none se abantu ko ngiye nahazi numva yajyaga hambwira ati come and pick you ubwo ngo niko kuntu byagenze abaramunzani akinira mushyo nyenye mboro kunasa ndabwa ati mwana umukobwa hano yabagaye baramwadopse ani aba mwiza bigeze angaha arasa neza pe ibyo ntabwo bivugaho tubyemere ko muri abametisi twabonye ikimenyetso twabyemeye ariko noneho mwe n'ubumeti bwanyu simba shaka hano ako wese umumetisi nawe ubwawe nta kibazo bamirika mubwibyo nta kintu biri bwa nawe nyamubure ngo ndi umumetisi wafashe umumetisi mugenzi ukamwakira ko mabusha bamereka mubwire which problem turekane n'ibintu by'ubumeti sibyo which problem babarira umfasha mukobwa which problem do you have ntabwo mushaka hano bambe wanyumvishe siwe wanzanye hano yego siwe wanzanye hano urabyemeye noneho urabyemeye kuva naba mu buzima niba bwambere rero mbonye wemeye ko ngene bisemo ndyumbe nakuzanye nte reka maze nkubwire nta munsi nyibutsa amateka ceceka nkubwire nta munsi n'umwe njyewe ketchup narirengagiza ko wazihari ikintu nanga ntabwo ugenda ukabwira abantu ngo ntabwo yanzanye cyane ikintu mba nashaka ubu tuba turi mu bantu kuvuga ibintu biri seriye urashyuhagujwe ngo waranzanye ibyo ntabwo bikunda n'ubu hari abantu nakwihakana turi twenyine rero ndi kukubwiza ukuri ndabizi ko wanzanye hano byose ndabyibuka pe ese nk'umuntu nazanye ahangaha waretse mushikene kaba bahanganye neza bame ntabwo bikunda ngewe ndaguha amafaranga ugenda umwishyurira ahantu araza nanjye ntabwo bikunda worebye umurongo usa neza ngo ufite imyenda myiza ubu urasaze ntabwo ngushaka ngo kukuba ngo bamenya nyanyumva hase ketchup ko nakuzanye nkakuzana nka girlfriend wanjye kumaze kubyemera nkutereta nangiza nkabona ibintu byose wabyangije nkemera ko mbera mabuja ninjye musore wa mbere ku isi wa mbere wihanganiye ko umukobwa utereta yakuberanye kugusha mana isi nijuru bamenya iyo utambeshye twari kugumana urukumva iyo bwiza ntabwo wabaje kumbeshye kuri Kanimba warabyibagiwe baba we iyo ubwiza ukuri kuri bamenye ngewe se nari kugukunda ngewe se nari nakwemera kwicarana nawe ngewe buriya biswi wanamikaga unyifatishwa ukikeka ko nari kubyemera ntabwo zari kuvamo reka maze mubaze
niyo mpamvu ibihe byawe ugerera ku munzani. Niyo mpamvu ubonye mushiki wanjye yambariye kuriya ngo yambaye neza ngo nako bishoboka ngo ngende ngo yambaye ngo yavamo ngo hano kurara. Reka maze mubwire ikintu kimwe. We kumpimira ku munzani w'ibihe kuko ngewe we nabamenyeho ahangaha nakubwije muri ngo tugitangira kino kiganiro cyanjye nawe amunote. Sohora mushiki wanjye nawe tujye kurara. None se we ushaka kuma kuri gahunda. Iyo gahunda yawe ushaka kumakana imbararaho na mushiki wanjye ufite gahunda y'isugi. Ubu ari ukugira ngo ngaho genda uparamire mushiki wawe. Oya, aho kugira ngo nemerewe gahunda y'ibiryo bavuna ko wafatiye mushiki wawe. Oya. None mfatiye mushiki wanjye musohore abahungu b'imbogo ku muhanda bamufate ubusugi bwa butakarize no ku muntu wamanje kumubabaza mushaka kumufata. Wowe n'abana b'abandi batakarije ubusugi. Oya. Bame. Niyo baba we. Reka tubireke. Umva niba ushaka ko nguha kuri gahunda. Ntabwo mbishaka. Okay, none niba nabishaka ndakoresha imbaraga zanjye. Ntabwo mbishaka. Nacyo. Ntabyo nshaka. Nundi musi ntuzigira unabishaka. Wandi kigeraza bishaka ku munsi ntabyo nshaka. Ntuzigira unabishaka. Ahubwo kamanze ngo ubundi ntabwo mbyemera.